yanjye yemberaho n'ingabo nizineshwa n'inyembaraga sabini umuvumo turabasuhuje nanone ni wa mwanya w'amacarenji nk'uko mubimenyereye. Hano ni baba w'amacarenji gusa nta kindi. Aka kanya rero nabazaniye abatumirwa ahangaha badanje, ni abaririmbyi muri kino kirere cy'iwacu, kugira ngo turebe ko gufunga amakanisa bitabakozeho ko bitabakozeho. Ugiye kuzajya mbabwira ijambo ahangaha rimwe, muhite mutanguranwa kuririmba indirimbo irimo iryo jambo. Utanga undi turagenda tubara amanota, inota rimwe rimwe ni iz'Imana gusa, bana kuzanamo za kiribanzenze. Sasa rero tugiye guhera ahangaha ku ijambo, nzajya mvuga ijambo rimwe muhite mutanguranwa kuririmba indirimbo irimo iryo jambo. Muriteguye? Sawa. Ijambo rya mbere, umuraba. umuraba pani Navuze miraba umuraba pani miraba. umuraburaza muri comment mushaka indirimbo irimo umuraba, mwandike muri comment. Hari indirimbo nyinshi zirimo umuraba. Ijambo rya kabiri, umugisha. umugisha wanjye nawe ufite 1-0. ndayibarira Umubabaro. nishimiye umubabaro imibabaro Yesu yagize Karuvali, hano umubabaro umugabo nawe watugize bayiringe mana yisugo Ivana ari kudukopeza. Abantu muri inyuma ya kamera mureke gukopezanya, mutegere gusa, muhagarare murebe gusa umuntu uririmba mbere. Kinga hari kinga aho ngaho. Umubabaro ntawo tuzi. Umubabaro waduhaye indirimbo w'umuntu Uko nta jambo ririmo, nta ndirimbo irimo umubabaro muzi. Uko bafunze amakanisa pe. iyo umuntu gabyishe wazahita tubwira ngo Jewe inyuma ya kamera mumbwire nzibabwire oya zose. kuvuga no kuri kamera iyo ngiyo yatunaniye. Aha, twagiye irya gatatu. hahirwa bamumenyera Gatatu. Ingabo. Yesu ni ingabo yanjye yemberaho N'ingabo. nizineshwa n'inyembaraga sabini abiri Bashira ahangaha kuraranga. abiri ni ukuri ngabo Abiri yawe wowe. ingabo Twagiye bibiri kuri kimwe. Irindi jambo, umugeni. mugeni waye niwe ni mu umugeni aratana iyo ntabwo ari iy'Imana umugeni akuzize tubwira Nidusohoka zose muzinyuma. kandi nawe ntayo ni ukuri kw'Imana Kandi irimo umugeni. ntayo tuzi. Twagiye ubwo nagiye umugeni apana mugeni ibyaha ibyaha byanjye oya bagukopeje ntabwo ya pasara
nishimira ibyo reka none dore urukundo yayiguha abantu bari aho ngaho mureke gukopezanya mani mukamuyomba twagiye mukamuyonari umuvumo Ngeze ndirimbo ndi no kumva uri gupfa no guhimba gusa umuvumo iyo ndirimbo ibaho ntabwo ari ngombwa ibitanga n'abari inyuma ya kamera haba harimo ijambo gusa umuvumo nyine ndirimbo ingabo Yesu n'ingabo yanjye zitsindwa n'izinesha uyisubiyemo kabiri nasubiyemo nkagize ngo numve nimba kandi bitabananira shamana aha niyo nawe kubagirira sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza 3 kuri 1 irindi jambo abasore umunezero umunezero wanjye umunezero nta ndirimbo yo mu munezero ra umunezero ega abantu mubaseke bano bantu ibintu umunezero twagira irindi jambo oya banzureke mbega ubu zagira mubonye kuko ntazogera 2 kuri 1 ayo 2 kuri 3 irindi jambo amashimwe mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kuyarondora egarite ahuriyeho oya namutanze oya pasiye nyiba ubwo twese n'ibindi vare yavuze ko mwabaye egarite oya irindi jambo oya wapi mani urireba 3 kuri 3 oya 3 kuri 3 ubita oya 2 kuri 3 hapana kandi ngiye mukamuyomba uri ku irindi jambo umwana muri zina kurwa rutozi umwana yavutse Yesu yavutse umwana nayo ririmo pastor bikoze birimo no azitwa umwana hari indirimbo yakera bagaza aririmba ntayo waririmbye nako ntayo twagiye irindi jambo ibyago n'amakuba nibigeze ku ibyago n'amakuba si indirimbo ntabwo muyizi bana abantu bari inyuma ya kamera mureke ariko nabiririmba mureke gukopezanya mani 3 kuri 3 none irindi jambo ni 3 kuri 3 tuge ijambo umuntu uri buri tsinde ni uri butsinze iryo rya nyuma twagiye kugendana na Yesu nagutanze kugendana na Yesu gute yandirimbo nyadi yamaze atera kugendana na Yesu ako kwese oya sinabye kugendana ariko uko baza bayindi ngo kugendana nande kugendana n'Imana kugendana shamana shano niba kurimba kugendana iriya nyine ya nyadiyama kugendana n'Imana navuze kugenda sinavuze kugendana kugendana na Yesu mwumva irindi umva imirindi y'Uwiteka
akantu ka couple kuko Muyomba na Mukamuyomba ariko kandi mikoro yifite utegereje bamwe mikoro yifite muvuge muri comment ukuntu ibintu ufite mikoro iruhande rwawe ngende gutegereza mikoro ntari birindi jambo tukongeza irindi oya ane kuri atatu aha irindi kamareberemo irikomeye shamuyo nawe nugurigabanya umugabo Yesu n'umugabo urahimbye we ukomeye Yesu mureke mbabwire mana yego pe ntiraje hanze ariko niya korari yacu oya mureke ndabasuhuze niya korari yacu yitwa Sheribe ndabasuhuje aho muherereye mu gihugu c'Igoma ntabwo byumva irasohoka ngo mu gihugu c'Igoma we mu kirere c'Igoma please igihe ntago turyemera agasambi ayibo ese kiriya bakiroze ari kudutsinda tujana kurega ngo cajanga cyo bikora abari inyuma uzoza mu yindi twagiye Jehova jine ni wowe mana twizeye twishimiye bari wowe nagutanze oya twese twanganye twese oya Mukamuyomba je none nge Mukamuyomba avugiye rimwe nanje navyumvishe none mwari mwumvishe ko murushije abiri yose muhita munye abirashaka twagiye iri ngiri nurikora urabutsinze nurikora murabamunganyije aha abantu ntibatinya shara abanyabwenge bamuzimitwe kuri vare bavuze ko Rachel yaje nyuma ubwo igikombe kibaye icuye ingwane shanda bisambusa nyinshi Rachel aratsinzwe mwakoze kubana natwe reka bakongera irindi jambo rimwe mwakoze kubana natwe